hari abantu bambwiye ngo njye mbatekera indyo z'abanyamahanga, umva umva dore ndebera, umenya inzoka zitinya umunyu, bazishyize imbere zari zatuje bashyiraho amagi, ariko zibonye umunyu, zumvisha umunyu zigezeho zigira ubwoba. Rero ubusi iyi sinshira we, cyangwa ni simbizi amoko yazo, dore ukuntu ni ukuvuga ngo ari kuzikata. Hari umuntu wambwiye ngo inzoka, ngo inyama y'inzoka, uwo muntu nyine ngo yayiriyeho, urumva ngo inyama z'inzoka ngo zimera nk'ifi, zimera nk'amafi, ariko mumbabarire mumbwire ngiye sinanatinyuka. Vuba rero bo abashinwa ni abantu bakunda inzoka cyane cyane cyane, ku buryo niyo ubikozemo bizinesi, ni bizinesi yunguka mu Bushinwa. Harimo abazorora kugira ngo bacuruze impu zazo, harimo n'abazorora kugira ngo bagurishe inyama. Umva ngo ziraryoha cyane, bo barazimenyereye. Ariko abantu mwambwe ngo njye ntekera indyo z'abanyamahanga, ni ukuri simbabeshye, nzajya mbatekereza kinyarwanda. Dore ashyizeho umuceri none hagiye kwirira nta n'icyo bimubwiye. Nzambatekera ibintu bya kinyarwanda, nimurakara muzarakare, ariko sinzigera mbatekera nk'ibi. Abantu bakunda kurekera. Umva reba uyu, umva noneho yinse n'imbarabara ni iki cyangwa n'impiri ubwo bo baraziteka bakazirya, nta n'ubwo baba bafite. Noneho rebera, njyaho reba, uziko ifite amahwa nk'ay'ifi, do ifite amahwa nk'ay'ifi, do reba, yesu we. Umva inyama z'inzoka ni kuriya baziteka, ariko njye simbigukanguriye. Nubwo ugiye uryasaza zirya ari mbisi, nugera mu Bushinwa cyangwa mu bindi bihugu birya inzoka, rwose ndagusabye ntuzayirye.